N'ubundi twakomeje mu kiganiro twagiranye na Pasteur Valens, ngira ngo nko mwakurikiye ibiganiro byagiye bitambuka, yagerageje kubanyuriramo muri makeya imibereho ye, uko yagiye kwiga, ubuzima yaciyemo, imirimo yagiye akora itandukanye. Nkuko rero inama y'abaprotestani yatekereje neza gushyiraho iyi radio, muzika kenshi tuba twibanda ku bumwe bw'amatorero n'ibindi bitandukanye. Nk'umuntu twumvishe wakoze mu matorero atandukanye haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, kandi wanize n'ubundi ishuri ryigisha ibijyanye n'uyu murimo, twakomeje tuganira muri rusange ku birebana n'amatorero. Mu kiganiro twagiranye, reka tuze tubabwira ibyo twaganiriye nawe. Pasteur Valens, mu byo twaganiriye abakunzi bacu bagiye babikurikirana, kandi twasanze mushaka kuba mufite koko ubumenyi burambuye ku matorero. Muri makeya duhereye mu Rwanda, mwatubwiye ko mwakoze mu itorero ry'aba Pentecote mu Rwanda, ngira ngo mu muheruka ari ihuriro ry'amatorero, ariko ubu ngubu ni itorero. Mukora mu itorero Presbyterienne mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu mwagiye mubamo. Mwatubwira muri makeya mu mirimo maze kubona nk'amakuru mubona ku matorero, imikoranire duhereye mu Rwanda, ndetse tukaza gusoza munatugereranyiriza nuko mubibona hano muri iki gihugu. Urakoze muvandimwe Pimake Nyankindi. Wenda mbere yuko twakomeza nabanza gusa nkaho wenda dukosora akantu. Ntabwo navuga ko nakoze mu itorero rya ADEPR. Ntabwo nakozeyo kuko mu gihe nari ngiye kwiga mu 1994 nyuma ya jenoside, nari umukristo waryo, hanyuma ahubwo njya kwiga. Noneho icyo navuga nakoraga nuko nari umukristo wafashaga mu kubwiriza, mu kuba nakora imirimo, ariko ntafite kuvuga ngo mfite stati y'umukozi. Rero nari umukristo usanzwe, ariko bifashisha mu mirimo muri paruwasi nari ndimo. Bivuga yuko wakoreragamo umurimo ariko utari urimo nk'umushumba. Ntabwo nari umushumba, nari umukoranabushake rwose. Uburyo rumvamo ntabwo ari ukuvuga ngo hari umukozi wavuye mu itorero rya ADEPR ajya muri EPR, ahubwo ni umukristo wenda wahinduye, ariko ufite uwo muhamagaro kandi wanabyigiye. Ngira ngo n'ubundi kintu gukora no gusengera ahantu no kubarizwa ahantu ni ibintu mu Kinyarwanda dukunze guhuza cyane, bati umukozi w'Imana ukorera umurimo w'Imana na umuririmbyi. Ngira ngo n'abari babyumvisha uko wenda bakumva ko yari umushumba, ntago yari umushumba. Twakomeza rero watubwira muri make ku matorero, buryo imibereho y'amatorero n'ubuzima bwayo, haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu nagiye mbasha kujyamo. Cyane cyane nabanza kuvuga amatorero yo mu Rwanda. Mu gihe nari mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, muri nkora umurimo yo ntaraza muri iki gihugu, nakoreye muri za paruwasi zitandukanye navuze, ariko by'umwihariko muri paruwasi ya Kiyovu, kubera ko iri ku Rurembo, nabashije no gukorana n'ubuyobozi bw'itorero, aho itorero ryacu riri mu miryango itandukanye ihuza amatorero, aho rero nashoboraga kujya mu manama atandukanye mu ntumwa z'itorero. Ndumva namaze n'igihe kinini ndi mu nama nyobozi ya CPR cyangwa se inteko rusange nayo. Ubwo rero aho ngaho ndumva nabaye n'igihe kinini ndi umwanditsi w'inama, ku buryo ibyo bintu nabyo ni ibintu numva byamfashaga mu gukurikirana imikorere y'amatorero ahuriye hamwe, ku buryo rero hagiye habaye ibyemezo byinshi byafatwaga byo kubaka umurimo w'Imana, ku buryo ugiye muri archive zaho kuko unakorana nabo uzasanga mu myaka myinshi guhera 2003 2004 kuzamura kugeza 2006 naragiye nkora iyo mirimo mu buryo bw'amatorero. Amatorero nka miryango nka CPR ni ikintu mbona cyiza cyane cyo gukomeza gushyigikira, aho amatorero ashobora kubasha guhuriza imbaraga. Iyo uroye wenda nihuse nkavuga nk'hano turi mu gihugu cy'Ubudage no mu bihugu by'i Burayi, bari mu kugerageza kugenda bahuza imbaraga aho kugira ngo zitatane. Nibwo buryo mvuga ko CPR ari umuryango mwiza,
amatorero yacu arimo agomba gukomeza kubumbatira kugira ngo bafashanye kwiga ku bibazo bizira rimwe, kuko ibibazo abapresibiteri bahura nabyo, abapantekote bahura nabyo, abametodiste, ababatiste n'abangirikani n'abandi bahura nabyo nibyo bibazo bimwe. Ibibazo u Rwanda rufite amatorero agomba gufashamo nk'igihugu cyabo ni ibibazo bimwe. Niyo mpamvu rero muri ubwo buryo bw'imikoranire n'imiryango ni ikintu cyiza cyane, n'uyu munsi nkomeje gushyigikira nanjye ko ari ikintu cy'ibanze. Ndumva rero no mu zindi paruwasi nagiye nkoramo nagiye ngira ayo mahirwe yo gukorana n'andi matorero, haba Ikirinda haba ku Kibuye, kubera yuko twahuraga n'andi matorero tukigira ibibazo byacu hamwe, ndetse n'ubufatanye na leta tukaba twahuraga kenshi n'inzego za leta, bagira icyo bakenera ko tubafasha tukabafasha, natwe twagira ibyo dukenera badufasha mu birebana n'imikorere, kuko hari ibyo twari dukeneye by'uburenganzira ubu n'ubu bw'aho gukorera, ibyo dukeneye kubaka, ibiterane byacu dukeneye gukora kugira ngo umutekano ubashe kuba mwiza. Twakoranaga n'ubuyobozi bwite bwa leta bakabasha kudufasha kugira ngo byose bigende neza, nabo bageraho badukenera, kuko abaturage twabaga tufasha gusenga nibo banyarwanda, mbese hakaba icyo kintu cy'ubufatanye. Ndumva rero amatorero ni ngombwa ahantu hose yuko ahuriza hamwe, aho kugira ngo itorero rigende rijye gukora ryonyine riba rigabanya imbaraga, kuko iyo abantu bahurije hamwe babasha kungurana ibitekerezo bakarushaho gukura. Ntekereza rero ko itorero ryacu Presbyterienne twarishimira ko ryakomeje gushyigikira iyo mikorere. Nibwo nabwo buryo ubona kiriya kigo cy'ubushakashatsi CFD kiriho. Mu by'ukuri tuzi ko itorero ryacu rigifitemo uruhare runini kugira ngo kirusheho gutera imbere, ariko ntabwo itorero ryacu ryashatse gukora ryonyine, ryifuje kugira ngo rikorane n'andi matorero kugira ngo bategure abantu mu ivugabutumwa, ndetse no kwiga ibibazo igihugu cyacu kiba gihura nabyo. No muri ubwo buryo, mu rwego rwo gushaka imibereho myiza n'ubufatanye no mu gukemura ibibazo, ndetse twagerageje no kwegerana n'idini rya Isilamu binyuze muri kiriya kigo cyacu cyahoze cyitwa Corvette cyaje guhinduka CFD. Ubu nabo kugira ngo twigire hamwe ibibazo byacu, nubwo ibirebana n'imyizerere hari aho tudahurira, ariko hari twemera Imana imwe kandi tugahura n'ibibazo bimwe. Ndumva rero ibyo byose n'Abisilamu nabo twagerageje kenshi kujya duhura tukaganira uburyo twakemura ibibazo byacu nk'Abanyarwanda. Iyo nayo ni imiryango. Indi miryango birumvikana nigeze kubwira ko nigeze no gukora muri Compassion Internationale. Uriya muryango nawo ufasha abana, uhuza amatorero, kuko kenshi naho imishinga yose iragenda igahurira muri uwo muryango, ku buryo rero nacyo harimo ikintu cyo guhuriza hamwe kw'amatorero, ku buryo nacyo twagishyigikira. Ibindi nabyo by'imiryango numva nakubwiye ni imiryango mpuzamahanga, nabyo twavuga ko itorero ryacu ryarebye kure rikomeza kuba membre. Nakubwiye ko nagiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo nkijyamo, bwari mu buryo bw'impuzamatorero, amatorero ahuriye hamwe agashaka umuti w'ibibazo noneho mpuzamahanga, ibibazo ku buryo ushobora kuva mu Rwanda ukajya gufasha mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ukabaha ubunararibonye cyangwa se ubumenyi ukurikije nawe ibyuzi, experience yawe, kugira ngo nabo babwire uti iki kibazo natwe twahuye nacyo, cyangwa se tubona mwe mwagisohokamo muri iyo nzira. Ni muri ubwo buryo rero naho twagiye duhura naho. Experience yindi nakubwira nuko muri Afurika y'Epfo itorero nari ndimo ryitwa Uniting Reformed Church, ntabwo ryitwa United. Abenshi bakunze kumva amatorero yitwa United Church, ariko ryo ryise Uniting. Kubera iki? Kubera ko bifuzaga ko muri Afurika y'Epfo ugiyeyo usanga bo mu madini hakiri ikibazo, kuko haracyaboneka amadini y'abirabura, haracyaboneka amadini y'abazungu, haracyaboneka idini ry'Abahinde, hakaboneka n'idini bita abakalad, babandi b'imvange bagiye bavuka ku bazungu no kubirabura Abahinde, ugasanga nabo baraho ngaho. Iryo torero rero nubwo naryo ryabonekagamo abo bantu bose, niko nabivuga, n'abazungu barimo, noneho bahuriza hamwe bita Uniting, byerekana ko bikiri processes, no kuba ni ibintu bigikomeza, ntabwo bihagaze. Iryo torero naryo naribayemo, dusanga ko n'itorero ryiza baduhitiyemo tuzakoreramo icyo gikorwa cyo kurushaho kunga abantu no kureba ibyo banyuzemo bakabitambuka. Navuga rero ko aho ngaho niho navuga wenda mu birebana n'amatorero. Nkaba rero nishimira iyi radio Inkoramutima
yabonetse. Ndi mu Kiyovu twajyaga dukoresha, hariho Radio Rwanda yajyaga iduha umwanya wo kuvuga ubutumwa guhera saa 4 kugeza na saa 4:45, tukabwiza ubutumwa ku banyarwanda bose. Ariko nyuma ntibyaje gukomeza kubera ko ibiganiro byaje kuba byinshi bya leta nyuma ya jenoside, mu rwego rwo kugira ngo barusheho gufasha abaturage. Hanyuma ho guhavuka andi matorero, amaradiyo yivuga butumwa nk'uko Inkoramutima yaje yunganira Radio Rwanda mu buryo bwo kugira ngo bageze ubutumwa ku baturage. Ariko icyo gihe nibuka ko nabwo ari umuyoboro kugira ngo amatorero ahahurire, kuko ndi umuyobozi wa paruwasi ya Kiyovu, natumiraga abantu mu matorero yose, ADPR, Anglikani, Baptiste, Methodiste n'abandi, bakaza kugeza kuvuga ubutumwa kuri radio, kuko bwari ubutumwa bugezwa ku banyarwanda bose. Ndetse hari n'ibihugu byo hanze byadukurikiraga, kuko hari nk'ibihugu nageragamo ngiye nko muri Kenya, n'abarambwiye bumvise gusa izina ryanjye bati ni wowe Karangwa twajya twumva uvuga yuko uyoboye iteraniro kuri Radio Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndatekereza rero yuko CPR nayo kino gikorwa kizo kino radio ni cyiza cyane, no kugikomeza, kandi kizakomeza na bwa bumwe bw'amatorero. Ndizera yuko n'andi matorero abonekamo akagira ibyo abikoraho, agatanga ubuhamya butandukanye mu buryo bwo gukomeza kubaka ubwami bw'Imana kandi no kubaka igihugu cyacu u Rwanda. Kugira ngo murakoze cyane ku byo mutugejejeho. Ariko hari ikibazo abakunzi bacu bajye batubaza ati se ubukristo mu Rwanda nk'abantu bagera mu matorero atandukanye baba babona mu ruhe rwego ko hari igihe usanga rimwe na rimwe ubumwe bubangamirwa nuko hari nk'igihe umuntu yumva yuko itorero rye ryongera umubare w'abakristo ari uko bavuye mu rindi torero. Ibyo ngibyo bikaba rimwe na rimwe bijya binzitizi, kuko usanga hari ahantu henshi ubutumwa butaravugwa, ariko amatorero ugasanga arwanira nk'ahantu hamwe. Icyo kintu wowe waba ukibonaho gute, gushaka abakristo mu yandi matorero? Icyo koko ni ikibazo gikomeye. Ntekereza yuko ari n'ikibazo yenda uyu munsi muri iyi myaka, navuga guhera 2008, navuga ko ntafite cyane kumenya uko mu Rwanda bikurikiye, kuko kuva icyo gihe ni umwaka umwe gusa namaze Gikondo, 2011 2012, umwaka umwe amezi 12. Ariko icyo koko kirahari, ariko ntekereza ko mukwiriye kubyumva. U Rwanda ni rutoya, abantu baregeranye, ntabwo ari kimwe n'ibihugu binini usanga nta matorero ari mu duce dutandukanye, umuntu agashinga itorero hariya noneho abahari bakaba ari bo baryegera. Mu Rwanda rero kubera ko abantu n'ubundi baturanye begeranye, bituma n'amatorero aba yegeranye. Noneho ugasanga waba ugiye gusura hanaha, ugasanga uganirije abakristo bahandi, rimwe na rimwe ukaba wanabaganiriza bakagukunda, cyangwa ukaba wakora igiterane bakakijyamo bakishima, bakavuga bati abangaba turabona rwose bagera ku nyota y'icyo nashakaga. Rimwe na rimwe bakabikora mu by'ukuri batagambiriye kubakurura mu itorero ryabo. Ariko numva yuko abantu baba babikora bagamije gutwara abakristo bo mu rindi torero, ntabwo ari ikintu cyiza. Ntabwo ari ikintu cyiza, kuko ibyo nabyita nk'ubufana. Ntabwo uwo muntu abaje afite mu by'ukuri icyo aje bakeneyeho cyane, nubwo asobanura ati abana babonyeho ibi byiza, ariko ni n'uburenganzira bw'umuntu. Tuzi yuko mu gihugu cyacu dufite uburenganzira bwo kujya mu idini ushaka. Nkaba rero numva nabyo tudakwiriye no kujya tubitinda, wenda ngo umuntu yagiye muri iri dini, ni uburenganzira bwe. Ariko nanone kubigira intego na viziyo yawe ngo uzajya mu yandi matorero gushakamo abayoboke, ntabwo ari byiza. Igisha ubutumwa bwiza, era imbuto zabwo, hanyuma niyo mpamvu mu matorero yose habamo porogaramu yo kwakira abavuye mu yandi matorero, kuko nanone ntiwashyiraho umuryango. Umuntu ashobora guhindura bitewe n'impamvu nyinshi. Ntabwo rero nanone twavuga ngo ntibibaho, ni ngombwa bibaho ahantu hose. Imiryango igomba kuba ifunguye, turakira abantu, ariko twemere ko hari n'abagenda. Nubwo tutifuza ko hari abagenda, ariko hari n'abagenda. Ibyo rero ntekereza ko ni ikintu cya tolerance twigisha abantu. Bakwiye kubatorera no mu matorero,
no ku buryo kuva muri itorero ujya mu rindi ntabwo ari ikibazo, ariko wakwigisha ariyo ntego ye ngo akure abandi mu itorero ntabwo byaba ari byo. Ntekereza wenda mu yandi matorero nk'ayo nanyuzemo haba muri ibihugu by'i Burayi, icyo ni ikintu kizira rwose. Nta muntu ugira uwo mutima wo kujya gutwara abahandi, yubaha abahandi nabo bakamwubaha kandi bakagira ubwo bufatanye bwo gukorera hamwe twahoze tuvuga mu mwanya washize. Urakoze cyane. Twakomeza ariko n'ubundi bimwe mu bibazo abantu bajya bibaza cyane ku matorero, nkuko mwakomeje uduha urugero nk'i Burayi ko ibyo byo kujya mu matorero handi abantu batwara abakristo abandi bitajya bihaba, ariko n'ubundi hari ikibazo gikunze kuvugwa cyane, ndetse n'abakristo muri Afurika amatorero menshi agenda aterwa inkunga n'ibihugu by'i Burayi, bafite impungenge kuko baba babona ngo ikintu kijyanye no kuba abakristo mu bihugu by'i Burayi ni ibintu abantu barambiwe ku buryo bigaragara yuko nta bantu bakitabira. Ese niba koko ari byo ariko mwabibonye mu gihe muhamaze byaba biterwa n'iki, cyangwa se niba atari ko biri, amakuru nyayo ku matorero y'i Burayi ni ayahe? Ariko se umuvandimwe Pimati, mu mwanya ngira ngo twagize amahirwe y'uko wadusuye mu itorero turimo ndimo hano nanjye nkoreramo, ngira ngo nta kuvugira ibintu niwe wahise utangara uti ndabona ariko abantu hano bahari. Ni ukuvuga ngo abantu baritabira uko tubyibwira hariya muri Afurika ngo abantu ntibitabira, ntabwo ari byo. Baritabira gusa wenda koko icyo twavuga umubare wabo mwinshi wenda twavuga ko utitabira, ariko insengero ziriho iyo ugiyemo usanga abarimo ari abantu bakora, ari abantu bazi icyo gukora. Birumvikana nanone koko hakaboneka abandi bantu benshi bibereye mu bintu byabo by'iterambere, bibereye mu bintu byabo by'ubuzima, ku buryo wenda koko batitabira ibintu by'amatorero, ku buryo bashobora kuzamo habaye iminsi mikuru yabo babatirishije, bashaka kubatirisha, bashaka gushyingirwa niba babikora, cyangwa se umuntu yitabye Imana nabwo ntibaboneka ari benshi, ariko bibuka icyo gihe ko wa muntu akeneye gusengerwa. Ngatekereza rero yuko muri Afurika ikinyuranyo gihari, abantu benshi baza mu rusengero, ariko nta nubwo biba bivuze yuko abo bantu kuba baje ari benshi ko no mu mitima yabo ariko baje. Aho ngaho ni ikintu gikomeye cyane. Usanga dushobora kuba kenshi abantu muri Afurika tuza mu matorero kuko kuva kera kose ubundi itorero ryari ahantu abantu bashobora kubonera ubuzima, ahantu abantu bashobora kwigira, abana bakiga, abantu bashobora kuba hari ubuzima, ivuriro. Urabizi mu itorero ryacu aho ryatangira hose rigiye rifite ibyo bikorwa. Icyo rero ni ikintu cyafashije abantu gukunda kuza ku itorero, bazamo cyane. Naho no muri bihugu by'i Burayi bimaze gutera imbere, ntabwo abantu bagishishikajwe no wenda kubizamo cyane, kuko ubuzima barabuteguriwe, bafite amavuriro, bafite ubwisungane bwabo bw'ibihe byose. Umuntu aba afite ibyangombwa byo kwivuza no kubaho no kwiga, ku buryo adakeneye ngo wenda azaza hahandi, kuko ari ubuzima abona buri ku itorero. Ubuzima muri Afurika bwatangire ku itorero. Icyo ngicyo wenda cyaba ikindi kiganiro, ariko niho byatangiriye, byakomeje rero kuza muri ubwo buryo. Ibihugu by'i Burayi rero koko icyakoze iyo urebye ubona urubyiruko rugenda ruba rukeya, ndetse wajyamo ugasanga abenshi barimo ni abantu bakuze, kuko abantu bakuze nyuma y'ibihe by'intambara byagiye biba mu bihugu by'i Burayi nk'uko twagiye tubyiga, abavutse nyuma aho ngaho bavutse nabo mu bibazo, ku buryo babiyeguriye Imana, bakurikira Imana, ku buryo rero usanga ari bo bafite ikintu gikomeye cyane cyo kuba mu Mana, ku buryo nkanjye uhakora koko, uretse ko paruwasi ndimo urubyiruko ni active, urubyiruko rurakora cyane, ni byiza, ariko niyo objective y'abashumba nasanze aha ngaha, bagerageza gukangurira urubyiruko ngo narwo rukomeze kugira ejo hazaza ho gufasha itorero. Ariko ubundi ntabwo mu birebana n'ubuhamya, ibyo tujya twibwira ngo abakristo b'i Burayi ngo nta buhamya bagira, ngo abakristo b'i Burayi b'abakristo bafite ubuhamya bwiza bw'urukundo no gufatanya, ni nabo bakunze kohereza bw'iziriya mfashanyo mubona
muri Afurika mu buryo bwo gufasha amashuri, amavuriro, ni bene bariya baba bari mu matorero cyane cyane, keretse wenda aho za guverinoma zirushaho z'ibihugu zirushaho gufasha, ariko hari n'undi bufasha bwinshi tuzi bwo gufasha buturuka muri aba bantu bakuze baba bazi iby'Imana. Nkavuga rero ngo nuko ibihugu by'i Burayi birimo abantu benshi cyane, kandi n'ibihugu byinshi birumvikana bibonekamo abantu benshi wenda batajya mu byo mu gusenga, ariko ababoneka nabo barasenga kandi bitabira ibintu by'itorero, bafite n'ubuhamya bwiza cyane, ku buryo iminsi maze jewe njya mu bihugu bya hano i Burayi cyangwa se muri Afurika y'Epfo n'ahandi no muri Kenya, ubona yuko iyo ugereranije Afurika n'Uburayi usanga itorero ryo muri Afurika ryiganjemo urubyiruko, naho itorero ry'i Burayi ryiganjemo abakuze, ariko bishingiye kuri ayo mateka yagiye atambuka. ngira ngo naguciye mu ijambo, ngira ngo koko nko bivuze nanjye byantangaje kubona uburyo abantu babashije kwitabira kandi ku gihe. Ngira ngo cyane cyane kwitabira ku gihe kiri mu bintu byantangaje, ndi ikintu kigiye turaza kukiganiraho nyuma. Ariko umwe mu twaganiye ku cyumweru gishize ubwo nateraniye aho nateraniye naganiriye n'umuyobozi waho, nawe arambwira ati mu by'ukuri bijya bitangaza, ariko ubukristo bwacu n'ubwo muri Afurika twese turi abakristo, ariko uburyo twakira inyigisho biratandukanye. Mu rugero rworoshye cyane ati ubukristo bwo muri Afurika usanga abantu gusobanura ko ari abakristo bahera ku byo baretse, ubwo akavuga ati ubwo bukristo bushobora kuba bushingiye ku byo umuntu yirinda. Ariko arambwira ati mu by'ukuri nubwo ababonye ari bakeya, twebwe niba uri umukristo hari ubigaragarisha ibikorwa, hari ibikorwa ukora kubwo kumenya Kristo. Niho mu rurimi rw'icyongereza yavugaga ati twebwe mu by'ukuri dusenga God of life and of faith and life. Mu by'ukuri twebwe dusenga Imana mu kwizera se cyangwa niyo kwizerwa, ariko nanone inatanga ubuzima. Mu rugero aho twari twagiye akanyereka ati mu by'ukuri nureba ahantu hari urusengero urahabona igikorwa cyo gufasha urubyiruko, urabona icyo gufasha abana, cyo kugira gute. Ati nubwo baza ari bakeya, baza bafite ikintu mu by'ukuri baje gukora, bazi icyo bakora. Ariko bamwe ati muri Afurika buriya nubwo uvuga kuriya bizagutangaza uvuga ngo baje ari nk'ijana, ariko nihagira n'ugira ikibazo muri bo bose batahe bamusize gutyo. Ese icyo kintu wowe waba koko ubona ko gishobora kuba ari inzitizi muri Afurika? Byaba bishoboka yuko abaza cyane renda ari uko amatorero agiye atangira afashwa, abantu bakabaza bavuga ati yenda turafashwa, byaba biterwa n'iki? Urakoze cyane. Birashoboka ko wenda nigeze gusobanura yuko muri Afurika abantu bitabira amatorero kubera ko ariho ubuzima buri. Icyo bishatse kuvuga, ntibishatse kuvuga ko abantu baza baje gufashwa, ntibishatse kuvuga ko twaje mu matorero mu rwego rwo gufashwa, ahubwo nuko amatorero yakoze igikorwa cya mbere yuko za leta za kera, ubwo niko twabivuga, zigera ku iterambere, kuko murabizi abantu ntibari barize, nta mashuri yabagaho, yazanywe rero n'abihaye Imana. Noneho rero bituma ibikorwa byinshi by'iterambere bifasha umuntu kuzamuka bibera ahantu hari urusengero. Urugero tutagiye kure, genda ujye i Remera Rukoma, urahasanga groupe scolaire ya Remera Rukoma, urahasanga rya shuri rindi rihari naryo rya privé, ariko burya rifitanye isano na Remera Rukoma n'abakristo baharya. Uragenda urebe, urasanga biriya bitaro bihari, hospitali yaho, ndetse na tugiye n'ikirinda, byose ni ukurabizi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bubura aho ngaho. Noneho rero abantu rero bakavuga bati aba bantu bafite ubuhamya, kubona bashaka n'icyafasha ubuzima bw'abantu, nta n'impamvu noneho niba tujya kwivuzayo barishyura, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubuntu, amashuri barariha si ubuntu. Ni ukuvuga rero ntabwo bakururwa n'ibintu, ahubwo gusa hari uburyohe bw'ubuzima aho hantu, ari nacyo dukwiriye gukomeza. Rero ibi bihugu by'i Burayi rero navuga ko wenda nicyo nyine wenda baturushije, nubwo ubuzima rusange ubu ngubu buri rusange bitagikeneye ko bikorerwa ku matorero, ariko
bakomeje ibindi bikorwa byo gukomeza koruganiza abantu no gushaka za activite. Wabonye muri iyi sare nigeze kugutemberezamo warebye, harimo ibintu byinshi bikurura abantu mu rwego rwo kugira ngo basangire ubuzima. Barahurira abategarugori, hano barahurira, hano hahurira abantu bakuze bakahigishirizwa, bagakomezwa, bakasa nkaho bakomezanya. Wari ufite gutentebuka, warwaye bakamenya ko yarwaye bakamusura. Urubyiruko, ishuri urabona hariya hirya inyuma yacu hari ishuri ry'inshuke, urabyumva nabyo hano naho abantu barahaza. Ni ukuvuga rero ngo hano naho bafite ibyo bikorwa koko bitari mu magambo, ariko n'iwacu niko nabivuga, natwe dufite ibikorwa byo gufasha abantu. Noneho abantu rero bakaza kuhasengera kuko hari ubuzima nabo, kandi icyo nicyo kintu gikenewe, kuko Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo mbaho ubuzima, ariko noneho ngo bube bwinshi. Niyo mpamvu rero itorero duhora duharanira kuvuga ngo niki cyateza abantu imbere mu buzima. None rero kuvuga yuko burya ni ikintu dushobora none kwibeshya yuko abakristo muri Afrika ngo wenda ngo ubukristo bwabo buba budafashe. Ntabwo ari byo. Ubukristo bwacu natwe burafashe, ahubwo duhura n'ibibazo byinshi bituma bwa bukristo bunyeganyega, bukasa nkaho buhungabana. Ugasanga haracyari ikibazo cy'ubukene. Ibyo muri Afrika turabizi. Tugomba guharanira iterambere ry'ibihugu byacu, kuko iyo umuntu yateye imbere arafunguka mu mutwe, abasha kumenya ibyo akora, abasha gusobanura ikintu, ibibazo biraza akabasha kubireba neza uburyo yabisohokamo. Ariko twebwe muri Afrika ibibazo biraza, abantu bakaryana aho kwicara ngo bakemure bya bibazo. Naho ngaho wenda ugira buryo ugasanga bwa bukristo burasa nkaho buhungabanye. Muri Afrika turacyafite ibihungabanya ubukristo, imyizerere yacu. Ariko ubajije n'aba b'i Burayi, mu bihe bya kera banyuze mu bintu bikomeye, baratotejwe, ubukristo bwaratotejwe cyane ndetse ku buryo tutabasha kubigira. Ariko udutoteza ubu ngubu ukomeye cyane navuga muri Afrika ni ubukene. Ubukene buzana ubujiji bwo kudasobanukirwa ibintu. Uje akavuga ibintu abicuritse, abantu bakabyemera gutyo, bakabifata nk'ukuri, ntibemere ukuri. Ugasanga umuntu gusa kuko azanye ibintu byo kuvugira hejuru bakaba ari we bumva. Ngira ngo ni ikibazo gihe nasiye kikiba mu Rwanda, aho abantu bishimira umuntu wababwira ibintu biri hejuru ariko bidafite ireme mu gutekereza no mu gushyira mu gaciro, bakaba bagenda muri icyo kintu. Byose bijyana n'ubwo bujiji n'ubukene n'ibindi byinshi. Umwanzi rero w'ubutumwa bwacu ni ubukene. Ngira ngo nk'uko bivuze koko ibyo nabyo bishobora kuba zimwe mu nzitizi, aho ujya kumva nk'igiterane batanze publicité, ntibavuze enda teme izavugirwamo cyangwa se ijambo rizahigirwa, batariko muze murebe umuntu ukiza abantu. Mu by'ukuri Bibiliya ntabwo itubwira umuntu ukiza, itubwira imbaraga z'Imana zishobora gukiza n'ibindi, ariko ibintu nk'ibyo bikaba byakurura abantu. Ariko ni nk'iyihe nama mwatanga kugira ngo mu by'ukuri abantu bagire kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana kandi babashe gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ndetse n'ibyo bikorwa babashe kubikora? Kuko ngira ngo kimwe mu gitera impungenge cyane cy'ihungabana ry'ubukristo cyangwa kugabanuka k'umubare w'ubukristo mu bihugu by'i Burayi ni uko abana baba bavuga ati n'ibi bikorwa dufite akenshi iyo tugiye kubitangira tubanza kubandikira bakadufasha bakagira gute. Ese nihe nama kugira ngo mu by'ukuri abantu bagire kwizera gushingiye ku ijambo kandi batekereze ko n'ibikorwa bifitiye akamaro abantu muri rusange byakorwa hatagombereye abaterankunga nubwo nabo babonetse ari byiza? Urakoze. Ariko ntekereza yuko igikenewe mu bihugu byacu bya Afrika ni ukugerageza gushyira hamwe. Ibanga mbona inaha bakoresha ni uburyo bwo kujya mu matsinda. Ugasanga hari amatsinda y'abadamu bigira hamwe ibibazo byabo, abadamu, amatsinda y'abagabo bakigira ibibazo byabo hamwe, urubyiruko rugahurira hamwe bakigira ibibazo byabo hamwe bafashijwe n'itorero, ndetse nkanavuga ko n'ubuyobozi bwite bwa leta bugenda bubigiramo uruhare, kuko nta gikorwa kibaho ari rusange ngo bareke gutumira n'uhagarariye leta muri ako gace. Ugasanga rero barabyigira hamwe kandi ari itorero, bariga hamwe. Noneho ugasanga aho kugira ngo abantu birirwe bajya mu tuntu tudafite
aho twageza abantu tutabateza imbere, ibyo ntibabirimo, nta n'umwanya babiha, ahubwo bo barahura bakaganira kuri iki kibazo. Kuki iki kibazo kitwugarije, twagishakira uwuhe muti? Nuko abagore bakazana imbaraga zabo, urubyiruko rukazana imbaraga zabo, abakuze bakazana ibitekerezo byabo, nubwo baba batakibasha gukora cyane ariko bazana n'ibitekerezo nabyo bikubaka. Ntekereza rero yuko natwe dukeneye kugira ngo dukoresheje n'ijambo ry'Imana, kuko sinareka kukubwira uko maze iminsi aho ngenda hirya no hino, sinareka kukubwira ko hari ibyo dukunda muri Afurika byo kuvuga ngo dukora ibiterane ni byiza cyane pe, ni byiza, ariko bya biterane ntabwo twakwiriye kugenda gusa ngo twiririmbire amakorasi. Nzi yuko nanjye ndi mu bayakunda, ariko ntabwo amakorasi ahagije, kuko najyaga hari umuvugabutumwa Rutayisire Antoine, ngira ngo yabaye pasiteri, niwe wakundaga kubituganiriza. Hari ahantu yigeze kuganiriza urubyiruko ababwira iryo jambo, ababwira ati burya abasinzi mubona bo badahimbaza. Abasinzi baba bananezerewe bagahimbaza gutyo n'iki. Natwe rero icyo numvaga yashaka kuvuga, tugomba kwitonda mu gihe twanezerewe turi muri ubwo buryo, tukabanza tukumva tunezerewe hejuru y'iki. Tuvuge nko muri ibi biterane kenshi usanga umuntu ashobora kuza akavuga ati haleluya haleluya, akavuga haleluya. Twagiye tugira ibibazo by'uko abantu nka nyuma ya jenoside umuntu yashobora kuza agakoresha haleluya mu buryo atazi, akavuga ati nuko nyura ahangaha interahamwe zica abantu, ati haleluya, abantu bati amen. Naho ubwo icyo avuze mu by'ukuri aravuze ati kuba abo bantu barishwe Imana ishimwe. Mu mutima we siko yavuze, ariko mu buryo busanzwe niko avuze, abitewe nuko nawe atabizi. Noneho abantu rero bakishimira umuntu uvuga ngo haleluya haleluya, ariko bikamera nka animation. Noneho ugasanga rero twibwiye yuko iryo niryo vuga butumwa, ariko ivuga butumwa ni rya rindi ryo kwigisha abantu, bagahabwa inyigisho, bamara kwigishwa bakajya muri ya matsinda nabo bakongera bakabiganiraho, bagafata n'ingamba z'ukuntu ibyo bize bagiye kubishyira mu ngiro. Aha niko bakora rero. Ngira ngo urabona nk'aka gatabo, akangaka karavuga turagakoresha guhera mu kwa 7 kugeza mu kwa 10. Iyo rero karebye harimo porogaramu zose, buri munsi uba ufite icyawo. Ntabwo umuntu aza gusa agatekereza ngo ariko buri munsi dukora iki, ahubwo harimo porogaramu zose. Bakaba bazi nk'ubu ngubu wabibonye uyu munsi inyigisho twigaga ku birebana n'isengesho rya Data wa twese, twarigabanijemo ibice bigeze kuri 5, ku buryo buri mupasiteri agira icyigisho kuri iryo sengesho. Nk'ubu tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 nigishije kuri icyo cyigisho cyo gusaba Imana kugira ngo tuvuga tuti ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Iyo ikaba inyigisho y'umunsi, abantu bugacya ariyo bakomeza kuganiraho, bahurira mu matsinda, bakagaruka kuri ya ngingo kugeza icyo cyumweru kirangiye, ari cyo kintu bakomeza kuganiraho, babyunguranaho, bavuga bati ubwami bw'Imana buze muri twe, kandi ibyo Uwiteka ashaka mu isi no mu ijuru biba ariko biba. Ubushake bw'Imana twabushyira mu buzima bwacu bute bwa buri munsi.